Ndabasuhuje kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza, ikaze muri aya makuru yacu, ariko kandi mbashimire kubana natwe makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Ngira ngo niba ukoresha imbuga nkoranyambaga byanga byakunda ukomeje kugenda ubona uno muryango, abantu benshi bakomeje kugenda batangaho ibitekerezo. Byose biri guturuka kuri uyu mugore ubona wo mu igara rito, nubwo n'umugabo we ari uko. Uyu mugore yagize gutya akubita umugabo we aramwica, amakuru akanavuga ko yamuteye icyuma abarundi cyangwa mu kirundi babyita imbugita. Ibyo byose tugiye kuza tubigarukaho muri iyi nkuru. Ngira ngo ndaza kuba mbagezaho imwe mu mpamvu yatumye uyu mugore atera umugabo we icyuma akamwica, ariko kandi amakuru hari nuko bari banasanzwe babana mu buryo bw'amakimbirane. Ibi ngibi byose tugiye kuza tubigarukaho muri iyi nkuru. Niba ari ubwa mbere ugeze ngaha, kanda ku ijambo subscribe, like, share na comment, ubundi tujye dukomeza kugenda tubana mu nkuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. N'abatindiye ntizimbye mu magambo, ngira ngo ubu bugome ndengakamere bwaje kuza kubera mu karere ka Kayanza, hariya nyine mu gihugu cy'u Burundi, aho umugore yakubise umugabo we nyine rwose bimuviramo urupfu. Amakuru aturuka muri quartier cyangwa se mu gace kitwa Mukoro ku Mutumba ahitwa Musave n'ubundi mu gisagara cya Kayanza, avuga ko mu ijoro ryo kuwa kabiri rishyira iryo kuwa gatatu n'ubundi aribwo uyu mugore ngo yaraye akubita umugabo we, arangije ngo afata n'icyuma arakimutera, birangira yitabye Imana. Uyu mugore yitwa Nadine, hanyuma umugabo we akitwa Iradukunda Jean Paul. Umugore yitwa Rankunda Nadine, umugabo akitwa Iradukunda Jean Paul. Uyu mugore nyine yateye umugabo we icyuma. Mu by'ukuri amwe mu makuru nabashije gutoza cyangwa se nabashije kubaza no gushakisha, nabajije bambwira ko uyu mugore kugira ngo atere uyu mugabo we icyuma yabanje no kumukubita. Ahanini ngo byose bituruka ku kuba yari amusabye 400 by'amarundi, ngo ngira ngo ni nko mu bihumbi 180 by'amafaranga y'u Rwanda n'160 gutyo, yego niba nibeshye ugereranije. Hanyuma ngo uyu mugabo ayo mafaranga arayabura, niyayamuha, niba yari yayamubikije ibyo nibyo ntabashije kuza kuba namenya, ariko bakaba n'ubundi ngo bari basanzwe babana mu buryo bw'amakimbirane batumvikana. Ibi byose akaba ari naho byaturutse kugira ngo n'ubundi uyu mugore yica umugabo we. Hanyuma amakuru ahari ni uko uyu mugore yamaze n'ubundi no gutabwa muri yombi, akaba n'ubundi ngo afunze. Mu by'ukuri abantu bagiye batandukanye bari gukomeza kugenda bibaza bati bigenda gute kugira ngo umuntu mwaryamanye mwararanye mu nzu imwe umugore n'umugabo mwafata umwanya wo kototera undi akamuvutsa ubuzima. Ibi ni ibitekerezo by'abantu bagiye batandukanye bari gukomeza kugenda bibaza, ariko kandi nawe wabyibaza. Abantu bati ingo z'iyi minsi ni ibibazo, abandi bati muri iyi minsi biragoye gukundana n'umukobwa umwaka umwe amezi 6 ugahita uvuga ngo murabanye, kuko ngo ahanini byose bituruka ku kuba mutarabanje kumenyana bihagije ngo mwiganeho. Abakobwa bo bafite siroga ivuga ngo gukundana nanjye igihe kirekire waba uri kunyigisha amategeko, ariko nyine byagakwiye ko abantu bombi bagiye bifuza kubana nk'umugore n'umugabo bagakwiye kumara igihe kinini bari badetingana, bateretana, umwe yiga undi,
yiga imico y'undi, sibyo, kugira ngo n'ubundi babane baziranye. Kubera ko muri iyi minsi ibintu byateye, umenyana n'umuntu kuri social media mugahura ukwezi kumwe, amezi abiri, ngo ubukwe. Hari nabo njya mbona babyigamba ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, bati umugabo wanjye tubana nta kwezi twateretanye, ntaki, nyine babyigamba gutya. Ariko ejo bundi niho bagaruka batubwira ngo rwasenyutse. Umuntu yakundana n'undi bakamara igihe kirekire, ubwo ngo ni ubujiji, ibyo se ngo ni ibiki nyine, donc bakagufata nk'aho nyine uciriritse. Ariko byari bikwiye ko abantu bagomba kwigana, bakitonda mu gihe nyine bumva ko bagomba kubana. Kandi mu by'ukuri buriya guhitamo umuntu muzabana ubuzima bwose ubuziraherezo ni ibintu biba bigoye. Niyo mpamvu rero ugomba kwitonda, ugahitamo umuntu witonze, washishoze, wabonye ko imico ye uzayihanganira, nawe yabonye ko imico yawe azayihanganira. Icyo gihe rwose mufite uburenganzira bwo kubana nk'umugore n'umugabo, mukabana mu rugo, mukazabyara abana bazabakomokaho, mukabaha uburere bwiza. Kuko gutandukana k'umugore n'umugabo nabwo byafekta abana mu buryo buri negative. Yego, ubwo rero sinzi ngemba numva nabyumva ibintu byateye by'iyi minsi byo gukundana n'umuntu umunsi umwe, iminsi ibiri, ngo ngenye umuntu wihuta, ngo niba nta gahunda ufite vuba, ngo oya. Kubera ko hari ubuhamya bw'abantu bagiye batandukanye nagiye nakira, bamwe babashe no kunganiriza bati njye nakundanye n'umukobwa umwaka urenga, ariko mu mwaka urenga donc yanyihishemo umwaka urenga wose naramumenya. Yego, rero mu by'ukuri abantu nyine basa nkaho bahindutse. Birasaba kwitonda guhitamo umuntu muzabana ubuzima bwawe bwose. Yego, kubera ko nahoze ndeba statistique yakozwe, mbona divorce z'abantu benshi bari gutandukana, n'iz'abantu ariko bamaranye imyaka myinshi irenga 14, ariko kandi nubwo n'abatamaze igihe kinini nabo barimo, ariko ikintu gisa nk'amadivorce cyaratumbagiye cyane. Bigaragara ko nyine abantu donc batagishaka kubana mu buzima bwabo bombi. Bigaragara ko buri umwe wese yakibera single, yes, ari liberi ku buzima bwe, bitewe n'ukuntu nyine ubona isi yubakitse nk'abantu. Biteye ubwoba cyane, biteye ubwoba rwose. Imana irengera abantu, kandi rwose ntizere nashidikanya ko Imana niyo itanga ubwenge bwo kubaka urugo. Ariko mu by'ukuri njye ngira ubwoba cyane ko umuntu mwabyaranye, mwabanye, afata umwanzuro wo kototera nko kuvutsa ubuzima. So rero